Yes, muraho neza. Kaze kuri ino channel rero Planamayina nk'ibisanzwe. Nari maze iminsi myinshi rero tutabonana. Ku bantu bari basanzwe rero bari bamaze igihe tutambona, welcome back. Ku bashyashya rero namwe nababwira ati most welcome. Mbona ari ikintu nababwira rero muri ino video n'ubundi nje kukwereka uburyo wakorera amafaranga nk'uko iyi channel yacu ibi bibereka. Iyi ni channel ibereka uburyo ki cyangwa se uburyo bwose ubwo ari bwo bwose wakoresha ukorera amafaranga kuri internet ukoresheje telefone yawe. Abantu benshi rimwe na rimwe bajya bibaza, bajya bareba bakavuga ngo ariko se koko gukorera amafaranga ubundi online birashoboka? Yuko birashoboka. Nakubwiye ati niba warahisemo gukora subscribe cyangwa se gukurikira ino channel yacu ibagezaho ibiganiro bya nk'ibi, ibi byose uzabisobanukirwa. Tudatinze rero uyu munsi nakuzaniye indi website nshyashya rwose iri gutanga amafaranga, nta gishoro biri gusaba, we icyo usabwa rwose iri kuyatanga rwose. Ngiye nagerageje kuba nayireba mbona irizewe neza. Ikintu rero uraza guhita ukora kugira ngo utangire kuba wareba, ikintu uhita ukora wowe uza hano muri description. Ku bantu batahazi, uraza ugakanda kuri aka kantu ka mowa, niko uhita ukanda. Ubwo ndakeka mwahangaha kuri uyu mutwe uhita ukandamo, bihita bikunda. Iyo uje ugakandamo uraza ukamanuka. Hari igihe hano mba nahasize ibintu byinshi, harimo link ya WhatsApp mba napininzemo, na link yo kwiyandikisha, ndetse ugize n'ikibazo uba wampamagara kuri izi nimero. Hano niho mba nasize link, uraza ukayikopiya, nako uraza ugahita uyikandaho, ugahita uyifungura, cyangwa se ukajya mwahaba harimo link ya WhatsApp ukayijyamo, then nayo niho njya nshyira ibindi bikorwa. Ukimara kubikora rero tudatinze, ubwo nahangaha uri buze kuba waza gukura link kadutangire. Yes, ugikandamo. Iyo ugikanzemo rero uri buze guhita uhingukira kuri no page. Witonde rero, iyi ngiyi platform yitwa Omigo. Iyo Omigo isohotse vuba. Ukijyamo wowe ikintu uhita ubona, icyo ujyamo urabona yuko bahita baza hano. Ndagerageza ukijyamo, ndagerageza kwihuta no video itaza kuba ndende. Urabona hano hantu handitse, ndakeka handitse authorization. Hano no kwinjira, hano hari akandi kanditse register. Register. Ubwo rero twari tugiye gukora icyo bita registration. Nubutse yuko nuwinjira udaciye muri no link ntabwo uri buze kuba wabona bonus. Ino platform ikiza bahita baguha bonus y'amacoin 5,000. Reka bana nanjye muri no video pack irangiye. Wirinde kwihutisha cyangwa se kuba wagize, kuko bishobora kuba byatuma utabasha kubona amahirwe ngiye kukwereka muri no video. Rero turahakanda. Yes, ndakeka urabona ukuntu bifungutse. Iyo rero umaze kuhakanda, ikintu uhita uza ugakora, urabona ikintu uhita ukora, urabona hano handitse nickname. Uraza ukahandika izina. Reka twege turahashyira nk'ibisanzwe, twe turandika Planamayina, kuko hako niryo zina ryacu. Ubwo urahashyira izina ryawe. Hano tuze tuhashyire email rero nta yindi. Urabona turahita dushyiramo email yacu. Hano password naho tugashyiramo iri strong, cyangwa se password ukoresha. Hano rero hano hasi haba handitse namba. Ikintu uhita ukora, uba wandukura ino bibare wawe uri hano hirya, urabwandukura neza. Iyo usoje rero nta kindi uhita ukora, uhita ugenda ugakanda hano hano handitse create account. Ndakeka murahabona kuri create account. Ahangaha niho uhita uza ugakanda, urategereza. Yes guys, nkubwira ngo rero ugikanda
ugikanda gutya uraza kuba wahita uhingukira kuri paje iri hano. Noneho rero tugeze ku gikorwa cyiza, mubwira ngo rero ino video bitewe nuko nashatse ko idatinda, uyu munsi ndavuga ku kintu cyo kwiyandikisha ku kijyanye no kubikuza, ndakivugaho ariko ntabwo twagikora kuko video ishobora kuba ndende, ahubwo ikintu wari bukore urasiga ukoze subscribe cyangwa urasiga ukoze subscribe kugira ngo video zose ishyireho hano nizo niba ushaka no kuzabana nanjye ndi kubikuza nabyo ubirebe, ariko nabyo biroroshye cyane ndabivugaho. Mbo ikintu rero iyo bigeze hano aya makonti ukimara kuza kuhita uyabona, urabona hano ntabwo biba biri kuba byatangira kuba byaba biri kubara, ntabwo byari byatangira kubara ngo mining yacu ibe yatangiye gukora amafaranga tujye tubona profit. Mbo wowe ikintu uri buze gukora rero ndakeka uri kubona ko sorry gato, uri kureba yuko Koregiti, urabona hano handitse kuri Koregiti, urabona hari amazero, kandi hano icyo tuba tugomba gukora wowe icyo uba ugomba kuza aba ari uko uzajya ugakora Koregiti hano, amafaranga mining yakumayiningiye agahita yitiranya hariya hari income per day, nyine hari ibihumbi 5. Mu kugira ngo rero dutangire nuko ngiye kukwereka uburyo ki ano makoini ibihumbi 5 baba baguhaye ugiye kuyabyaza umusaruro bidasabye yuko ushora. Ino platform gushoramo birakunda, ariko ntabwo nabigushishikariza kuko uburyo bw'ubuntu burizeye kandi burakunda, n'ijana rwose wayabona aya mafaranga n'ay'ubuntu. Wowe ikintu uraza guhita ukora kuri aka kagabo, niba na agasaza, ikintu uhita ukora rero uraza, dore ngaka hano uraza aba ariko uhita ukandaho. Ukigakandaho rero hano barahita baguhitishamo uburyo bwo kuba hano wagura kugira ngo bazajye babona nyine uburyo bakungukira. Hano urabona hano ku kagufuri ka mbere hano ni 10 washora, yavaho hariya bakajya bakungukira rumwe, urumva hano ntibyazagwira. Byose nawe urabisoma, reka tuze hano twihitiremo byibuze. Urabona nk'aka ngaka turamutse dushoye nk'ibihumbi 5 bajya batwungukira 700 ku munsi. Noneho kano k'ibihumbi 10, urabona ibihumbi 10 ntabwo twari twabigezamo, aho bajya batwungukira 1600 ku munsi, ariko twebwe turaza twigurire aka ngaka ndakeka k'ibihumbi 5 ku bantu batari kukabona, ariko kajya kadufasha tukabasha guhita ko twebwe duhita tugenda tuzamuka, tugenda tunagura izindi. Mbega wowe buri uko urajya ubana nanjye muri ino video, ndajya ngenda ndaha update kuri buri imwe n'izindi zose. Uraza kuba wahita ugakandaho hariya, urategereza. Ugikandaho rero urabona ko hejuru hari busigare 0. Hejuru hagisigara 0 rero tuje tugakanda hano hejuru kuri game, urabona yuko byatangiye kubara. Mubwira ngo rero gutya birabara. Ubu ngubu turamutse dukoze kuri Koregiti, bari guhita batubwira ko minimum ubwo ngubwo amake ari rimwe niryo ryo gukoregitinga kugira ngo rijye hano hejuru. Biterwa rero n'uburyo uwo muvuduko uba ugezeho uzamuka. Iyo umaze no kugurisha amakoini menshi, umaze kuyaklaminga hano, uragaruka ukongera ugahita uza hano, ugahita wongera ukaza no kuri aka kagabo ukongera ukagura bitewe n'uburyo ushaka. Igice cyo kubikuza rero cyo navuze ko ntakivugaho cyane, ariko kenshi birahari. Tuzagaruka nje kubereka uburyo bwo kubikuza, gusa ntabwo nagenda nabyo ntakivuzeho, ndetse n'igice cyo kuba twakita se gutumira, ndetse nabyo mbivuga. Reka mvuge ko cyo kubikuza twihuse. Urabona hano hejuru kuri Withdraw, urahabona kuri Withdraw iyo tuhageze tubonaho uburyo bwinshi bwo kubikuza amatiya legacy, ama Litecoin, ama
Binance, ibyo byose urabibona. Rero hano twebwe uburyo twebwe tuzabikuza dukoresheje no Binance Bitwe. Gusa nawe ndagushishikariza nawe udafite Binance ntugire ikibazo wowe, ahubwo wanyandikira muri message ukambwira ati se ko nafunguye account ariko nkaba nta Binance mfite nshaka kurya kuri aya mafaranga, ubundi biri bugende gute? Mbo tuhakoze rero tuhakanze barakwereka yuko minimum ari amadolari hano hari amadolari ibihumbi 50 angana n'idolari rimwe. Mbo rero nakubwira ngo rero ibi bintu birarya kandi aya ni amafaranga y'ubuntu guys, mwibuke yuko nta gishoro kirimo. Ikindi tuza hano tukavugaho ni kuri patena ku bijyanye no gutumira. Iyo utumiye umuntu rero ndakeka rero bagumuha ibihumbi 5. Mu bihumbi 5 ndakeka nawe wabibonye. Guys rero mukore iyi gahunda mugize, hari n'izindi video nyinshi mbafitiye. Wowe utarakora subscribe, kora subscribe turusheho kubana ibihe byinshi. Kandi nawe wayikoze nakubwira ati nongeye nagarutse, reka tubane iyi minsi, reka tubane muri ino minsi igihe 5 ku kandi. Ubwo rero icyo nababwira nabashishikariza rero kuba mwagira ibihe byiza. Sawa bye rero, turi kumwe, ibihe byiza.